niba urimo gukoresha makadamu cyangwa se niba ugiye gufungura makadamu cyangwa se niba warayifunguye ukaba wafunguye makadamu yawe ukayifungurira mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu gihugu cyo muri Afurika, ntabwo uzigera ubona amafaranga. Ituyisi ibyo ngiyo uhita ufungura makadamu cyashya, cyangwa se amahirwe menshi ahari ni uko ushobora guhindura location, ukaba wahindura location ya telefone yawe, wamara kuyihindura ukaba wabona amafaranga. Naho niba atari uko nguko ibyo bintu nushaka kubyihorere, maze ubundi ntabwo uzigera ubikura hano kuri makadamu. Nize ko iki kintu turimo kujyana, reka nongere mbisubiremo. Uri mu Rwanda, uri mu Burundi, uri muri Tanzania, uri mu Bugande, uri mbese mu bihugu bikikije u Rwanda, reka mbivuge uko nguko. Noneho wowe ufunguye makadamu yawe, niba uzi yuko makadamu yawe idafunguye USA, Canada, muri abantu bari muri Afurika, nushaka uhita uhindura igihugu hakiri kare. Niba ushaka kubireba rero, kandi muri ku buryo uzareba igihugu cyawe ahantu makadamu yawe iherereye. Uzaza urebe hano kwa kano kazogero, nize kurimo kukabona, ituzuga kandi nka guke. Ukimara kugakandaho utuza hano handitse ngo hano hari setting, ahanga kano kaboro ka setting, ituzuga kandi nka guke. Nizere ko ibintu uko kubikora nawe ari kugiye guta ubikora kano kanya. Tugakandeho, ukimara kugakandaho urabona yuko ngiye makadamu yanjye iri muri USA, urabona yuko ngiki gihugu, urabona yuko ngiki kirahari. Ushaka kugihindura uraza ugakanda ahangaha, hano hari akantu kamanura ahangaha, nizere ko urimo kukabona ahangaha. Ukaza ugahindura igihugu cyawe. Sori gatoya, uraza guhindura igihugu. Dore hano hari ibihugu byinshi bitandukanye. Ahangaha niho uhindurira igihugu cya makadamu yawe. Okay guys, nizere ko iki kintu duze tukivaho, ubwo buriya ibyo ngibyo byarangiye. Noneho nongere mbwire n'abantu, iyi ni part 2. Nongere mbwire n'abantu bari kumbaza ngo bari kumumagara kuri call, kandi iriya nomero nabahaye ntabwo ari kumumagara kuri call, ahubwo iriya ni nomero nabahaye kugira ngo mubashe kunyandikira kuri WhatsApp ikibazo kikunanira ujye gufungura makadamu, ikibazo cyose kikunanira ubashe kumbaza. Ntabwo ariyo nabahaye kugira mu mumagara. Urajye muhamagara nkumva ari kumbaza kuri makadamu, ndajya mpita muboroka. Nimubona mbaborotse mu byihanganire, ni ukunyandikira kuri WhatsApp ukambwira ikibazo uhuye nacyo. Ni kuri 0820 118 46. Abantu batari kureba video bakambaza ngo ese code iri Power code rero reka mbereke ahantu iherereye. Uraza ukaza ahangaha mwizi settings ziri ahangaha, ukaza ukareba ukamanuka nka gutya. Ukimara kumanuka gutya ugira ahantu handitse ngo Power code. Ako kajambo ukimara kukabona, ako kajambo ubwo nukabura guys, umva kino kintu. Nuramuka ugeze ahangaha ukabona iryo jambo ntabwo rihari, nugabona akajambo gatoya gusa kanditse ngo code, ako kantu nukabura, umenye yuko makadamu yawe imaze amasaha 48 utari washyiramo iriya code. Uba ugomba gukoresha code y'umuntu kugira ngo babashe kuguhereza bonus y'igihumbi. Noneho bamara kuguhereza bonus y'igihumbi, nawe ukimara gufungura makadamu, ukimara kuyishyira muri telefone yawe wakoresheje email yawe, ubundi ukimara kuyishyira muri telefone yawe bagahita baguhereza bonus y'ijana. Ubwo ufata icyo gihumbi ugahita ufata na jana baguhaye, biba bibahaye igihumbi n'ijana. Ayo mafaranga igihumbi kugira ngo uzayakorere kuri makadamu biba bisaba ngo uve nk'Iremera ugere nka Nyabugogo uciye Kacyiru, maze ubundi ugenda n'ibirenge ukunguka ukagaruka, wenda nibwo igihumbi bashaka kukiguhereza, nibwo bashaka kuguhereza igihumbi. Kubera yuko iyo ugiye step ibihumbi 44, ugiye step sori gato reka nze nsubire inyuma mbibereke. Niki kintu umugani abantu bakimbajijeho, iyo ugiye step ibihumbi 2500 ahangaha, iyo ugiye step 2500 babasha kuguhereza amakoini 15. Iyo ugiye 5000 babasha kuguhereza amakoini 25. Impamvu muri kubona ngifite step nkeya,
hano murabona yuko isaha turacyari saa 11 bame saa 11:58. Iyi video muri kumva yuko nyikoze mu gitondo kare rero. Ikindi nababwira, iyo ugiye step nyinshi niko amafaranga agenda yiyongera. Dore hano step 10,000 ni amakuru 50, kandi ikindi reka n'iki ngiki reka nkibabwireho, ntabwo baguhemba bitewe n'amayero wagize. Oya, ikintu mucyumve neza, ahubwo baguhemba bitewe n'inuza, bitewe n'amakoini ufite. Uko ukorera amakoini menshi niko n'amafaranga abangana. Ntabwo nshaka ko ino video iza kuba ndende, ndagira ngo nze kubakorera video noneho ibereka uburyo ushobora guhembwamo, uburyo ureba amafaranga yawe uko ugenda step by step, noneho n'uburyo mwebwe mujye munkurikira gatatu kuri gatanu, kuko makadamu harimo ibintu byinshi nshaka kubigisha bitandukanye. Ariko muri ibyo bintu nshaka kubigisha ntabwo nagenda ntababwiye ikindi kintu cya kabiri gituma umuntu akora amafaranga kandi amafaranga ye akiyongera buri uko bukeye nuko bwije. Gerageza urebe izi video izi ngizi, aha ngaha babasha kuguhereza video enye buri munsi. Iyo utazirebye ntabwo wakina. Mbese bundi baguhereza video, bamara kuguhereza video navyo ndaza kubikora muri part screen, mbereka uburyo izi video nazo zikoreshwa. Ikindi cya gatatu, ndi kugira ngo ino video banyuremo vuba maze ubundi kugira ngo mubashe kumva uburyo makadamu ihembamo. Ikindi cya gatatu, ubasha gukoramo amafaranga. Hano ha gatatu ubasha kuza hano kuri challenge, izi ngizi challenge. Aha muri ko hari akagabo karimo kugenda. Aha ngaha rero ikintu ukora, urazuka kanda hano hasi. Aha ngaha urazuka kanda hano hasi, bakakwereka details zose y'ibintu ugomba gukora. Nta nubwo ari ibintu bikomeye, ibyo byose mubitegereze muri part screen. Ibyo byose birahari, ndaza kubibereka, nibwo mutegereze part screen. Ikindi ukoramo amafaranga ari muri makadamu, basha gutumira inshuti zawe, basha kuzitumira ubundi babashe kuguhereza ama coin. Dore nge izi ni inshuti, aha ngaha kubona izi ni inshuti zo natumiye, izi nge ni inshuti zo natumiye. Dore n'abandi bakirimo kugera, n'abandi bakirimo kunsaba ubufriend, abo bose nabo ngenda natumiye. Abo muri kubona aha ngaha, nyamureka ibi bintu mubikore neza kandi mubikore ku murongo nkuko ndi kujya mbibereka. Okay guys, noneho ukimara gukoresha code yanjye, babasha kumpereza 1000 ariko hashize iminsi 3. Ugenda ukorera, ugenda step 1000 hejuru y'igihumbi 10,000, 10,000, 15,000, bahita bampereza 1000 mu minsi 3, niho babasha kumereza 1000. None wowe natumiye na high link yanjye, batabaguhereza 1000 ako kanya. Aha ngaha nabyo bahita babikwereka ako kanya, niyo nyungu bufite, baguhereza 1000 kandi nabisobanuye. Iki kintu rero mucyumve neza. Uwo muntu noneho ushaka gukoresha code yanjye, uwo muntu ukeneye gukoresha code yanjye, dore ngiyi code yanjye ni iyi ngiyi, kadanye kwereke. Dore ngiyi code yanjye, ngiyi aha ngaha hano ngiyi, nizere ko mukuyibona. Iyi niyo code yanjye, ndaza kuyiboherereza cyangwa se ndaza kuyishyira muri video. Ubu ukimara kuyibona umenye ko ino ariyo code yanjye, kugira ngo babashe kuguhereza 1000. Okay guys, rero ntabwo nabatindira, ndagira ngo muri part screen tuze guhura noneho mbere ku buryo bakina ama game hano muri makadamu, mbere ku buryo sorry gatoya, mbereke uburyo amafaranga yawe iyo umaze gukorera uburyo bikuzwa byinshi hano muri makadamu buri munsi. Iyo ukuriye kano kantu akangaka, aka kantu ugakuriye, akakaruka kavana hano kagashyira hano, bahita bakubarira hano hejuru, bagahita bakubarira uwo munsi. Ntabwo bongera kukubarira ubwo munsi, barakubarira ariko nyine bakabarira yuko umunsi wawukoze ko byarangiye. Ariko ushobora kugenda wagera nko ku 2500 ukaba wagakurura, wagera nko ku 5000 ukaba wagakurura, wagera ku 10,000 ukaba wagakurura, wagera ku 20,000 ukaba wagakurura, gutyo nta kibazo cyabyo. Ariko wibuke yuko uyu ugakuriye bwa mbere, ukimara gukurura bitewe n'amafaranga ufite, bataba kwandikira aha ngaha hejuru ko umaze kugakurura inshuro zingana runaka. Ikindi kintu nababwira, birabujijwe gusiba. Iki kintu mucyumve neza, birabujijwe gusiba. Kaze mbere ko iyo usibye ukuntu bigenda, iyo usibye batakohereza uruntu nkawe rumeze nk'uko nguko. Kaze nubereke, batakohereza uruntu rumeze nka guki rumeze nk'uko. Dore nk'ubu ngubu bari kumbwira ngo kuwa kabiri narasibye, ari wo munsi w'ejo. Ubwo dore basi bameze igihano yuko ejo kuwa kabiri nasibye. Ubu ngubu nshaka kugira ngo ngire uyu munsi ngukuremo,
ongere nsubirane umunsi wanjye nahita nkanda ahangaha cyangwa nkakanda kwa kano gasaraba nako kanda kwa kano gasaraba umunsi wanjye nkaba nawusubiraho. Ubwo ngubwo ibintu byo gusiba ntago bavyemera n'umuntu Makadamu. Iyo usibye bahita baguhereza inoza iki kintu kimeze nk'uko nguko. Niba rero ushaka gukora amafaranga menshi kuri Makadamu ukaba ushaka kuko ari n'uduce duke wasibye yose byo duce bagukata, nyamuneka rero mugerageze mukore amafaranga no muri Makadamu. Iyi ntago ari scam. Niba ushaka kumenya ko atari scam, wowe genda kuri ChatGPT cyangwa se kuri AI yose itanga ubusobanuro ku bintu runaka, maze ubundi ugende uyibaze ngo ese Makadamu ni scam cyangwa ari scam, ese ngo nahembwa ndi mu gihugu cy'u Rwanda, maze ibisubizo uraza kuguhereza wowe uraza kumbwira 5 kwa 5. Reka duhure mu zindi video part 3 ya Makadamu. Ndabakunda cyane. Astra Vista.